Inama y'umunsi. Bari hafi kwegereza umunsi uzwi nka Thanksgiving, aho buri wese aba yishimira ibyo yagezeho akanashimira Imana yabigizemo uruhare. Ababishoboye batanga amaturo aremereye, abandi bagategura isengesho ryo gushimira Imana n'ibindi nk'ibyo. Nuko bari mu ishuri mwarimu ati, turenda kwegereza umunsi wa Thanksgiving, ndabizi ko namwe buri wese hano afite icyo yishimira yagezeho, kuko uko buri wese ameze uyu munsi ntabwo ariko yari ameze umwaka ushize. Abanyeshuri nabo bati cyane. Mwarimu arababwira ati, rero buri wese nafata urupapuro yandikeho amazina y'abantu ashimira ndetse anandike n'ibyo yishimira yagezeho. Ibyo ni nabyo azashimira Imana ku munsi wa Thanksgiving. Abanyeshuri batangiye kwandika, bamwe bandika amazina y'inshuti zabo, abandi bandika ko bashimira ababyeyi babo, abandi bandika ko bishimira ko babashije kwimuka bakava mu mwaka umwe bakajya mu wundi badasibiye n'ibindi byinshi. Abanyeshuri bose barangije kwandika ibyo bandika, impapuro bazishyiriye mwarimu. Mwarimu nawe atangira kugenda zinyuzamo amaso, ari nako yisekera aseka ibyo abanyeshuri be banditse, ariko ageze ku rupapuro rwa 30 hari icyamutunguye. Mu mpapuro zirenga 30 z'abanyeshuri bari banditse ibyo bishimira, mwarimu yatunguwe no kubona urupapuro rusa ukwarwo rutagize ikintu na kimwe rwanditseho, ahubwo rushushanyijeho ibiganza. Mwarimu yabajije nyir'urwo rupapuro, umunyeshuri nawe amanika agatoki ati, n'urwanjye. Yari umunyeshuri ucecetse, witonze cyane, bigoranye kubona asakuza mu ishuri. Mwarimu yaramuhamagaye amujyana imbere y'abandi banyeshuri, aramubaza ati, kuki wowe utanditse ibyo wishimira ko wagezeho, ahubwo ukaba washushanyije ibiganza gusa? Umwana ati, ibyo nishimira ko nagezeho byose ibyo biganza ubona nashushanyije byabigizemo uruhare rukomeye. Mwarimu yumva biramuyobeye, ishuri ryose riracecetse, abandi banyeshuri nabo ntibumva impamvu mugenzi wabo yashushanyije ibiganza. Mwarimu abonye atari kubisobanukirwa neza, yabajije umwana ati, ibi biganza ni ibyande? Umwana nawe mwijwi rituje ati, ibyo biganza ni ibyawe mwarimu. Umwana amaze kuvuga atyo, mwarimu n'abandi banyeshuri bose batangariye icyarimwe. Umwana uhagaze ku byo avuga udafite ubwoba na buke ati, mwari, narebye nsanga ku munsi wa Thanksgiving ikintu nzashimira Imana nuko yemeye ko mpura nawe. Ndibuka umunsi wa mbere umfata ikiganza ukamfatisha ikaramu mu ntoki unyigisha uko bandika inyuguti. Ati, ndibuka umfata ikiganza unyigisha uko baca umurongo uberamye, ndibuka unyigisha uko basoma, ndibuka unyigisha guteranya nkoresheje udukoni n'ibindi byinshi. Mwarimu wakoze byinshi mu buzima bwanjye. Iyo ataza kuba wowe simba ndi uwo ndi w'uyu munsi, ndetse ntandukanye cyane na wa wundi utarabashije kugira amahirwe yo kugera mu ishuri ngo ahure nawe mwarimu. Umwana arongera ati, ibiganza nshimira ni ibyawe mwarimu, ni nabyo nashushanyije kuri urwo rupapuro. Amagambo y'umunyeshuri yatumye mwarimu agira ikiniga, afata wa munyeshuri aramuhobera, bombi baririra icyarimwe. Inama y'umunsi. Nawe subiza amaso inyuma urebe iyo utaza guhura na mwarimu uko ubuzima bwawe bwari kuba bumeze uyu munsi wa none. Iyo ataza kuba mwarimu, nawe uyu munsi ntago wari kuba ubasha gusoma bwa butumwa umukunzi wawe akoherereza. Iyo ataza kuba mwarimu wakwigishije gushira amanga ukavuga uranguruye urimo usoma umwandiko imbere y'abanyeshuri bagenzi bawe, uyu munsi wa none ntago wari kuba ubasha kuvugira mu ruhame nta gihunga. Akazi ka mwarimu ni akazi katabona inyishyu, nta nicyo twakwitura abarimu bagize uruhare rukomeye mu kutugira abo turi uyu munsi. Imana yonyine niyo yabitura ibyo mukora. Imana iha umugisha abarezi, Imana iha umugisha abarimu.